sinigeze na rimwe mbona umukobwa atambaye iyo half pet cyangwa se sojipe ngo yambaraga ikanzu mushaka ukita igiteteyi akarenzaho umukandara ukomeye cyane ariko mo imbere harimo sojipe harimo n'ikariso urumva byabaga bigoye cyane kugira ngo ubone bya adingisa cyangwa se ngo ubone aho izo kariso aho zinyura n'iki byose sojipe zigenda kuriya ziromboka ziragenda ziba zicyuye igihe araho mbonye sojipe ariko ninyereka abantu bari burakare bazisigira ba mama bacu n'abakecuru sinzi nazo niba bakizifana noneho haza amakariso kuyambara rwose ukayambara hariya bashimishwa no kubona ko aho aho inyura ukambara kenda kakwegereye kugira ngo abari inyuma babone ukuntu ishushanyije. Haza kubaho no kuzambara bambara amapantaro bakazizamura hejuru y'umweru kariso y'umweru zabaga zigezeho ikagaragazwa ariko ubu ngubu noneho no kuyambara bye bye. Nagira ngo nareka badukurikiye ko sojipe zabaga zimeze ariko mu by'ukuri mbonye iz'inzungu iz'abanyarwanda ntabwo zabaga zifunze gutya zabaga zifite ukuntu zitaratse hepfo zifite dante ziri icyo bita dantere bamwe bita ngo n'utudankeri urumva so ariko ubu ntabwo zigihari cyakora hari abiyubashye turabivuga bambara colon atiriste yambara colon niyo yaba yambaye ikintu kitaratse niba yambaye ijipo ngufi ariko atari za zindi za droite atari za zindi zibumba amabuno ariko ukabona ko yashyize muri ura colon. So noneho rero fenomeno nshyashya abanyarwandakazi ni ukutambara ikariso. Kera bibonye kera hariya kuri Sky Himalaya zazaga kurya inama buwate zibonoje zabaga zibunuje akare no kubwiza ukora kako yatigiye rwose reka yabataye ikintu hasi yajya gutoragura ugasanga ateye abantu mwako cyane. Dore rero hari n'ugeza mu rugo akakurahira ati ngiye rwose ibintu bigende reka ntuzambwire ikariso cyakora kubashye akazayambara wenda mugiye nk'ahantu mu bukwe cyangwa se mugiye nko ku muhanda ariko nawe agenda asenga ati ndagira mu rugo nyikure mu ryari. Okay, hari umuntu unyemereye kumfotorera sojipe ngaho fotorera twereka abantu inshuti yacu. Hari ya ndirimbo ya Dani Vumbi ngo yise ni Jurugutu ni Jurugutu. Hanyuma ikariso abaye amateka ku bakobwa bamwe i Kigali abacuruzi bararira ko ari kandi inkuru y'igedotcom turagira ngo tubasomere murangiza namwe mutange ibitekerezo ese uyu muco murawushyigikiye cyangwa ntimuwushyigikiye. Mu ndirimbo ya Dani Vumbi yise Injurugutu agaragaza uko iminsi yicuma imico myinshi igenda ihinduka ndetse benshi baganzwa n'imico itandukanye yiganjemo ikurwa mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bisa nk'ibireberwaho na benshi. Iki kintu cyo kutambara ikariso na ahantu bagikopeye nabihamya n'umutima wanjye na roho yanjye ko ibi bintu ni ibintu biri made in Rwanda. Niba ari solution nayo turahita ko ari home grown ntabwo ari ibishishurano pe bamwe ko babeshya ntabwo babikopeye ku bazungu bamwe ko babeshya ngo ka gakoresho gakora isuku hanze kugira ngo hase neza ngo twadukoresho tuba twabaye tureture ikariso kabajena twatundi dukoresha kuhanze ntabwo impamvu usibye ko nayo ibamo arabavuga ko ibarya ifatana kubera imikubuzo ngo twadutwi ikadufata imikubuzo iba yararengeje ariko siyo mpamvu reka nkubwire ikintu cya mbere kibitera. Hari amakanzu n'amapantaro n'ibiki byadutse bambara noneho umukubo wayo iyo mvuna mwitunge nta nubwo mbashaka kuyivuga iyo sokoreki ukagaragara bikamwicira style. Yego noneho uribuka ko ari wowe wavuze ijambo urwembe aba barayobotse bajya gushaka za ziri zidafite umukaba bita urwembe kugira ngo niyambaramo agakanzu keza kagapira kaki itishushanya kuko nanone iyo yishushanyije ni ibintu bibi pe noneho bahitamo kuzireka. Hari n'abandi ikindi cya kabiri ibyo kuba ayo matwi yafatwa
nabyo ni icya kabiri gishoboka. Icya gatatu ni uburaya nyirizina bwigendera. noneho n'ikindi wibagiwe uko atambuka bashaka kugira ngo amabuna atigiti nk'amazi mu ishashi, kandi sinzi umuntu wabeshye ngo iyo wambaye ikariso ngo arakomera, ngo ntabwo atigita neza, kugira ngo nutambuka wambaye ka kenda nako ubona kagize gatoya kakwegereye ngo agende arwara muzungu. Impamvu ntizibaye enye. Harimo nyine niyo mpamvu nakubwiraga n'uburaya kugira ngo natambuka arangaza abantu, urumva. Ariko haraba bafite noneho ayimigwira agomba byanze bikunze guhambira. Yari ikintu nibaza, amabuno nayo aragwa. Yari ikintu nibaza ko hadutse hateye amakanzu magufa ameze nk'amashati, burya iyo uyambaye ntiwambariremo iriya uba ugomba kwambaramo nibura akakora. Uba wumva umeze ute? Oya n'uburaya n'ubusazi satanike. Urabona mutembera za downtown hariya niho ngo ni rompo yaturutse hariya kwa Rubangura. Kwa Rubangura nta minsi zicyaba ziba downtown noneho ngo niho bimukiye. Nibaza uba wumva umeze ute? Wenda ku mugore utwite nabyumva sometime kuko nabyumva pe. None sagize secretion nyine nanjye ndavuga ni sometime ngewe nabyumva. Ahubwo njya nibaza izi maraya iyo ibaye kuko umugore utwite wenda we umora kuri we ntabwo azaba ashaka kureshya abagabo ngo bagire aba yibereye bukwe, urumva abakeneye na ka fresh air sometime. Ariko wowe se oya menya ngo satani kugenda igira imbaraga. Abadukurikiye nibo baraza kugira icyo bivugaho. Nababwiraga ubutumwa bwa RBC burebana n'isuku n'isukura, ibijyanye n'ibihe bitanu by'ingenzi byo gukaraba intoki. Twababwiye abatabyubahiriza hari n'ibitutsi twabahaye, ariko ari igihe abantu baba bashaka kwigisha badatukanye. Duhinduke gahoro gahoro, ni mu nyungu